Isron meze bite? Meze neza kabisa na fresh. Meze no fresh nabi. Uyu ni umufana wa Murera bamwita Isron. Akaba intro koko umufana. Umufana wa Murera. Umufana wa Murera akaba n'umusportif muri rusange. Umunsi none tugiye mubaza kuri Washport Rayon Sports. Ngo yaretse kuba Washport isigara wa Rayon Sports. Abasaza bagarutse ejo bundi iminsi yashize twahoze tubona abo bita ba Muvunyi, abo bita ba Munyakazi Sadate, abo bita ba Dr Rwagacondo, abo bita ba Prosperi, abo bita ba Tadeyo, bose baragarutse kugira ngo bafatanyirize hamwe kugira ngo Rayon yari imaze imyaka 5 idatwara igikombe. Manda y'uwo bita Jean Fidel yarangiraga, bashaka kuyigarura uko yahoze ikaba ikipe ihangana na APR nk'uko byahoze. Ko hari yashize igihe ndibuka mu minsi yashize umuyobozi wa APR wo bita Fanelite Dikano Richard Karasira bamaje bati mukeba baravuga ariko ni mukeba mu biki tuyirusha ibikombe. Mukeba n'umuntu w'umuhanganye. Rayon Sports iba mukeba gute? Abantu benshi ntibabyumvikanaho, ariko abo abasaza bayikunda wa mugani nk'uko bita ngo na abasaza banayiyoboye mu bihe bigiye bitandukanye, biyemeje kugaruka bakayigarura ku ruhando rw'ihangana. Rayon Sports yawe nyuma yo kugaruka kw'aba bagabo nubwo komite nshyashya itaratorwa, ariko ubu nibo bayifite mu biganza kugeza ubu. Umukino wa mbere baza babatsinze Kiyovu Sport barayibatiza bayita Binezero. Umukino wa kabiri bamanutse Musanze na Ozende bo bita Gacinya, nabonye yo bita Munyakazi Sadate batsinze kimwe ku buso, ubwo na manota 6 ntibarinjizwe n'igitego. Rayon Sports yawe tuyitege hiki? Ya urakoze cyane. Rayon Sports nkuko warutangiye bivuga ni ikipe yatangiye shampiyona itameze neza. Kumera neza twari ukundi nk'ikipe ya Rayon Sports yitangiye inganya match ebyiri ikora amadraw ibona inota rimwe. Ku bafana ba Rayon Sports urabizi ko wabyanga wabyemera niyo kipe ifite umufana mwinshi muri runo Rwanda. Nta mibare ifatika ihari, ariko uko bigaragara niyo kipe. So icyabayemo rero yatangiye ibura amanota 3 igira amanota 2 ku manota 6 yarategerejwe kuba yagiraho. Bisa nkaho bitakiriwe neza, ariko ni kaga pressure nyine k'ikipe ikomeye nka Rayon Sports. So rero hajemo urabizi ibibazo byinshi byabayemo, abakurikirana barakurikirana kugeza naho umuyobozi wayoboraga Rayon Jean Fidel arekuye bitewe n'uburwayi, niko niyo amakuru ahari, ariko bitavuze ko n'abari imbere bavuga ko ubushobozi bwari butangiye kuba bukeye bitewe n'ukuntu ikipe ari kubaho, imishahara itangiye kuba mike. Uribuka saga zabaye mable bavuga ati situza mu myitozo nta mafaranga hari ntaki, muri make harimo ibibazo pe, kuko nawe ubwe arabyemera, aravuga ati ikipe yari maze kundusha iki uburemere ubushobozi. Nkeka ko ari nabwo ari iyo ntandaro yo kugenda kwa Haruna Niyonzima. Kwa Haruna Niyonzima ni igihombo gikomeye cyane, nubwo baba mzazi nkuko bamwita. Ntabwo uribuka kuri Rayon Day niwe muntu wakiriwe nk'umwami, ariko sinzi ikintu kibazo kiba ubundi biriya bintu nabyo bazabikoso. Burangiye ntago nabikunze. Umuntu bazana buri gihe aradufropingira. Uribuka Yusuf Arabu nawe byabaye ibibazo, ntabwo yatanze umusaruro. Na Haruna nawe dore birabaye, gusa ntabwo byo twabigarukaho cyane. Ariko Haruna we neka ko atari ikibazo cy'umusaruro, kuko shampiyona yo mu ntangiriro yari ikibazo cy'amikoro, ariko ubwo na Yusuf Arabu nawe bwa mbere agenda habayemo ikibazo cy'amikoro. Icyo gihe ndibuka avuga ati aho mba ibyo ndya ntibihura. Ikindi kibazo ahubwo nibaza ni kimwe, ubona squad ya Rayon Sports kugeza ubu ngubu bihari, ubwo bushobozi bukaboneka na administration cyangwa se n'iyo miyoborere ikaba ari myiza, ubona Rayon Sports squad ihari irahagije kuba yahanganira igikombe, dore ko ejo nahoze mbona umuyobozi wayo kugeza ubu
mu gihe komite itaratorwa wo bita Muvunyi Paul avuga ati ubu ngubu twaje icyo dushaka ni igikombe. nahoze mbona uwo bita Munyakazi Sadate kuri match yabereye i Musanze kuri Stade Ubworoherane avuga ati umunyamakuru amubwira ati ibyo bintu uzabimbaze nyuma ariko icyo dushaka ubu kugeza ubu ni igikombe. ubona squad ihari, imiyoborere myiza ibonetse, ubwo ubushobozi bukaboneka, motivasiyo ikiyongera mu bakinnyi ifite ubushobozi bwo guhangana n'izo nape, dore ko ntekereza ko ari wo mukonkira ubukomeye kugeza ubu uhari. ugiye kureba ugasubira no mu mateka urasanga Rayon Sports ntabwo ijya igira swad ngo y'ibikomerezwa kuva mu izamu kugera hehe na hehe. wibuke na Rayon yakoze comeback iheruka gutwarira shampiyona mu izamu, nimba nibuka neza harimo Bikorimana Gerard. akenshi ntabwo Rayon ibikomeye ahantu hose, ahubwo ikintu kiyifasha ni iki, Rayon ifashwa na motivasiyo y'inyuma ku kibuga, mu gihe imeze neza, mu gihe ifite abantu abakinnyi bafite ka motivasiyo, umufana yishimye. umukinnyi usanzwe hano mu Rwanda araza agatera umupira muri Rayon wagatangaza, ukavuga ati uyu muntu avuye he, ukabona ni talent nshyashya. So icyo ndi kukubwira nuko Rayon mu gihe ifite support, abakinnyi bari motive, Rayon Sports biteye ubwoba kurusha n'iza Peri, kuko Rayon njye sinzi Rayon natangiye kureba umupira 2003, sinzi Rayon ifite swad ikomerezwa nk'iza Peri yagigira. Aperi yabaga ifite ba Basirasu, ifite ba Nkunzingoma mu izamu, bavamo hajyamo uri gutoza abazamu ba Aperi muri ino minsi ndanda. iyo Aperi hori ikomeye, ntago swad yayo urumva ko wari vare turi n'ubundi uvuze ngo Rayon ifite swad ikomeye yakora ibintu uri kugeranya na Aperi automatique. rero icyo ngende kukubwira nuko Aperi nta munsi ijya munsi yariyo mu byarekeranye na swad, buri gihe Rayon ibiri hasi, ariko mu gihe Rayon iri motive ibiri hejuru ya Aperi cyane, ibiri hejuru ya Aperi cyane. So rero icyo nakubwira ko mu gihe Rayon ibonye motivasiyo, bari abapapa bayifashije bakabona ka motivasiyo ku bakinnyi, abafana bakaza, Rayon biteye ubwoba cyane. Watangiye gufana Rayon Sports ryari? Njye natangiye gufana Rayon Sports 2003 ubu nk'abakinnyi bahita baza mu mutwe wenda ubu ntiwiteguye nka batatu guhera 2003 kugeza ubu uvuga uti baba ari abavuba nka batatu uvuga uti aba bakinnyi ngewe ntabwo bazamva mu mutwe. Njyewe bwa mbere kuko nakunze Rayon, ubundi kera twari duturanye no bitaga Bitana Remy wakinaga kabiri nimba nibeshye, Bitana kabisa w'amaguru ameze gutya. Bitana burane wankundishije Rayon, iyo Rayon ndibuka ko harimo harimo n'abarundi, icyo gihe kapiteni yari Masud Juma, ndibuka Masud Juma rwose ari kapiteni wa Rayon akina hagati mu kibuga. Ariko abantu ngiye nakunze cyane muri Rayon guhera icyo gihe kugeza ubu, nakunze abakinnyi batatu cyane kuri Rayon ni Bogota. Ngiye mvuze Rayon Bogota niwe itunzamo cyane, yaje nyuma yaho za 2008 gutse kuzamuye, sinibuka neza imyaka, bita Kamana Bogota Alabama. ubwo yarasimbuye mu masuso yari yabanje twatakirwaga na ba Bed Murenda Bed. ubwo rero ngiye muri Rayon abundi abantu ngiye numva bayinkundishije cyane no bitaga Gakara Abdul yakinaga kanga, yakinaga karindwi, yakinaga rw'iburyo Gakara yakinaga ufite uruti ruto rwose ananutse. Ngiyeyo karindwi ndayibuka, niyo karindwi yanshimishije. rero warombaje abakinnyi batatu nyine nabanje Bogota, akurikiraho Gakara, nabanje Bitana Remy, Bogota Alabama na uwo karindwi ni Abdul Gakara. ariko ubwo mugikomeza nanjye nkomoza aka kabazo, akenshi iyo umuntu akunda ikipe agira match runaka ituma nyine ntayimvamo bikabije, ariko hari na match mu mutwe wawe uvuga ati mana bishoboka kabisa uyu mukino nawe wibagirwa. ari ibikunda match ya Rayon Sports uvuga ati ni match byakunda byashoboka bikunze ntayibagirwa kabisa ikamva mu mutwe. Ni match Rayon yatsinzwe ibitego 4-0 kuri Stade Amahoro. Tsindwa na Peri. Jesse nkunda gufata cyane mu mutwe imyaka, ariko nyine geranya nko muri za ryari sijo bundi nta myaka reka yiciyemo myinshi, ni za 2010
match ya 4-0 abanje iri kuzani ya Rayon Sports irasa APR 4-0 yihuta abantu uza yaba Kasirye Davis ku mahoro match yabaye mu mahoro muri make Rayon yatsinzwe na APR iyo match abari mbi byaba ari kimwe ku busa byaba ari iyo match abari mbi muri APR ikunda abantu twari simplify tutana chance n'abantu zira match ziba mbi cyane okay Rayon Sports reka tuyiveho twari tuyiciyemo gake cyane tuganiraho gakeya Musa, Dennis and Fred catch us live at Triple Sports Arena.